sha iki ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo n'ububwa aho imbwa yatambuka sinahatambuka ndongera gusaba imbabazi igihugu ndasaba imbabazi umukuru w'igihugu kuko ndaramutengushye ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda ndasaba imbabazi n'inginga ababyeyi abana ku byo nakoze usaba imbabazi ari inginga agategereza ntiyiha uhana umwana ntakoresha ikibanda akoresha umunyafu ayo si amagambo y'umunyamakuru bwite ahubwo namwe mu magambo ya Bwana Denis Kazungu yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rw'ubujurire yasabaga kugabanyirizwa ibihano ku isaha ya 3 zirengaho iminota 19 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inteko iburanisha yinjiye mu cyumba cy'urukiko. Kazungu agombaga kuburana ubujurire ku byaha by'ubwicanyi yari mu muzankano w'iroza iranga abafungwa yarengejeho ikote ryayo yari yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara ndetse n'agapfukamunwa. Umwitegereje ku masura Kazungu arakomeye kandi arabyibushye. Umucamanza yabanje kwibutsa icyajuririwe na Denis Kazungu wunganiwe na Maître Faustin Murangwa wanamwunganiraga mu mategeko kuva ku rwego rwa mbere. Umucamanza yibukije ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 3 2024 ari bwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahambije Kazungu ibyaha 10 birimo iby'ubwicanyi buturutse ku bushake rumukatira gufungwa burundu. Nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Kagame njye ku gice kimwe atari wajya gusoma umuntu afite izindi mbaraga zimeze ubundi buri reka mubwire wasanga arumva harahore n'intumwa z'Imana Imana yabonye u Rwanda ibibazo byahuyemo kuva kera mu gihe cy'ubukonde kuva kera bati reka mba ariko murabyibuka n'ubu tumimisa katumurire ntugashaje urishema rishengura ntugashaje rushisha rishanga ntago wigera kuganyira intwari yitwaje rugori. Ariko nanone yanyuma agiye muri za zabukuru mu myaka nk'ijana by'iyo bya bintu byaturumye bya mukanyiko nabo bita na bya bindi biri aho ngaho hakurya nabo bita bahawe mbona kuri TikTok bakora indirimbo barakora baririmba ngo tuzabazana ntabari kure bose tuzabazana Jadira mukatumwe usubitse urumva Ndadoro umuhora iki ndashaka guterana amagambo na gaso kumbuga ngo niba gaso kamuvuze undi namwihorera ceceka umwihorera yego turinde umuriro uturinde abagome uturinde abagambanyi uturinde abaducira imanza uturinde abatwifuriza ko tutabyara uturinde abatwifuriza ko twatera imbere uturinde shetani n'abambarewe ni kuwa gatanu fanozu bileme na shetani wavumwe ibyo nabivuze Mana turinde basekibi Mana turinde abatwifuriza kuba twaba dufite ibikoresho nk'ibi Mana turinde abatwifuriza ko dufite ibikoresho nk'ibi Mana turinde abatwifuriza ko dufite ibikoresho nk'ibi Mana turinde nkabira ibikoresho Mana uturinde utuva Mana babandi mu barerengana bari mu nzu z'ibihome Mana zibavanemo abamanitse kwa muganga Mana bakize abafite imitima ihangayitse Mana bakize Mana bafite ubumuntu ubahe ubumuntu Mana abarwayi bakwa muganga tute abantu babagemurira abababaye imfubyi n'abapfakazi kandi Mana reba icyoroshye igihugu cyacu ukomeze ndetse uturindire umubyeyi ari mukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame inshuti y'Abanyarwanda mu by'Abanyarwanda intore y'intambwe imfura intore Mana ukomeze ubutore umusaza yahoze atubwira ngo urubyiruko timbaga zubaka vuba twaze twaka igihugu amen nokuri nubwo mbe numvise usenga kuri kamera pe ndatunguwe cyane rwose ibyiringiro. Yes, byiza nibyo mwifuriza gukurikira ku murongo tegwa ku cya Kigali News 500 nizere ko mumeze neza. Mwenyewe nitwa Cheketu n'umugabo udakina n'abana ukina n'abanyana usura atandukanye mu cyo gitandukanye usibanga inguta senye agatanga isana n'ibyo ngo ramagaye. Ni kumwe na Cyubahiro yakivuga nitwa Cyubahiro no muhungu ukunda abakobwa wanga abakobwa ntakababyare abakobwa bose n'abagore kabagore bose abakobwa yego tumeze neza cyo tugusaba nyaryo kuri channel yitwa ku murongo TV ukore subscribe like share ndetse na comment ndetse no kuri Kigali News turari cyane nifashishije umugabo wagize gutya agakoreshano umugore we mukuru akicubukwe ariko mu yindi inkuru zatambutse mwarabonye umwana uko gasobanura byinshi ndacyo yasobanura byinshi
byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi nari kuri kamera, nyuma ya kamera burya ni n'umunyamakuru afite na channel yitwa Inasha TV, mukore subscribe mujye mumusura murebe ibikorwa bye, afite ibiganiro bigiye bitandukanye byiza. Ariko uno munsi namuzanye kugira ngo ninza guca urubanza nze kuruca, kuko n'urwa Kazungu ejo ku itariki ejo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ntabwo nawe ngenda ruca. Yego nakomeze muhamya burundu. Ariko nsaba n'Imana ko amudukize muvana mu bane hariye, kuko igishyimbo kiboze ishyimbo kindi byose birabora. Ushatse kuvuga iki ubwo? Cyaba ko Kazungu akwiye kuva mu bantu urumva akajya yashize abandi akicwa ntago yatacuye. Oya, leta y'u Rwanda ntago yica, nicyo kintu nicyo kibazo. Ndashaka Imana izamuteza indwara urumva yako kanya mene nk'aba muntu wiyoye mu cyumba tukabati reka ngene urukundo rw'abantu uburyo bankunda, akagenda akajya mu mugozi akimanika yayisagagara. Tubisegura n'abantu babonye kira kiganiro twakoze twagishyizeho aricyo bita version. Yego umuzungu agikuyeho twakoze kosa dufotora umuntu ari mu giti yimanitse, niyo mpamvu mutakikibona, ariko cyo kituzanye. Yego ikituzanye ni iki rero? Ikiri kituzanye rero haravuga isaka karabuze, isaka kwazimye. Hari umuvandimwe wanjye nemera cyane, Amagide Blanc Amani ndagusuhuje, ndetse n'umuvandimwe wanjye bamwita ndamwibagiye T-Blaze batibushe abati isaka ko wabuze, n'abandi bose ntago nabuze, ahubwo nitwije twagakiza twarwaye. Nari maze iminsi ndwaye, musenye narwaye indwara itari nziza ariko izakira. Ubu tuvugana ngo mfite ingunguru 800 z'amagambo, ndarwaye pe. Yego kushinge ariko nzakira, ngo indwara ikira. Ariko nanone nagiza gutya bitankana mashini yanjye bitankana mashini yanjye muri mihanda byakaza. Turi mu cyumba cy'amategeko muri studio yanjye bwite y'umwihariko y'umwihariko. Ariko abantu mudukurikira, nomero zacu ziri kuri screen, nomero zanjye ngizo 095 njya kuri WhatsApp unamamagare. Yego ukeneye kugeza amakuru ajya atandukanye ndahari. Ikindi nashaka ino studio muzayiyubakira. Yego sinsabye ikibazo no studio ni iberamo imanza ukatira abantu. Ahangaye ngomo nakuba ko Kazungu namukatira ko ujye gukatira abandi bana babiri tugaruka ngaho. Yego hadi naturinde uyu muriro, kuko na bya bihugu by'ibihangange babirinze muriro. Turinde umuriro, uturinde abagome, uturinde abagambanyi, uturinde abaducira imanza, uturinde abatwifuriza ko tutabyara, uturinde abatwifuriza ko twatera imbere, uturinde shetani n'abambarewe. Ni kuwa gatanu fanuzu bilemi na shetani wavumwe. Ibyo nabivuze. Mana turinde basekibi, Mana turinde abatwifuriza kuba twaba dufite ibikoresho nk'ibi, Mana turinde abatwifuriza ko dufite ibikoresho nk'ibi, Mana turinde abatwifuriza ko dufite ibikoresho nk'ibi, Mana turinde nkabira ibikoresho, Mana uturinda utuvane, Mana babandi bari mu barerengana bari mu nzu z'ibihumi, Mana zibavanemo, abamanitse kwa muganga, Mana bakize, abafite imitima ihangayitse, Mana bakize, Mana bafite ubumuntu ubahe ubumuntu, Mana abarwayi bakwa muganga dufite abantu babagemurira, abababaye imfubyi n'abapfakazi. Kandi Mana reba icyoroshye igihugu cyacu ukomeze, ndetse uturindire umubyeyi ari mukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, inshuti y'Abanyarwanda, umubyeyi w'Abanyarwanda, intore yuje intambwe, imfura, intore. Mana ukomeze ubutore umusaza yahoze atubwira ngo urubyiruko timbaga zubaka vuba twese twaka igihugu. Amen. Nukuri nubwo mbere numvise usenga kuri kamera pe, ndatunguwe cyane rwose. Ibyiringiro mfite ibyiringiro. Iwe niki? Kubera ko twatangira urubanza rwacu tugiye gukatira abantu. Ngiye gukatira nde? Uwamenye gukatira. Yego. Ariko ni kuwa gatanu mamenye gukatira nuko ari umusiramu. Mukati ukwezi kumwe gusubitse ari hanze. Uko muhaye kwitekerezaho kabiri. Ibyakora ni byiza pe. Nunyumve nabi turi abashuti nkuko wambwa tutiri inshuti. Ukatira n'abavandimwe. Ukwezi kumwe gusubitse hanze. Simwifurize gereza ariko. Ukwezi kumwe gusubitse nuko kwisubiraho. Undi muntu nkateye amezi 3 asubitse. Jesikizo mipango icyogere mu nko umwami w'abagore ayo asubitse aragutuka nayo uri kiganiro. Ariko nawe nago mwifurize gereza. Aragutuka Robizi gasoka tukana ku. Umva nkubwire. Umugabo nyamugabo nagatukana. Kwagose ko muzi kugutukana. Kandi umugabo nyamugabo yerekana ubugabo, ubutore.
impamvu naje rero ubu nije kuvuga ku bintu bitatu. Yego. Ngiye kuvuga uwa mbere mvuze ni jihad. Urabita witwa ngo ni umushu. Umwami sinzi abashahagarariye. Nange sinzi ubwo abakobwa bagenzi n'abatinganyi no mutinganyi. Nagara mutinganyi jihad ikisi. Kare. Kandi koze iki naje gushishoza nsanga barabeshya. Kandi abyivuge ngo ni umushu, nese umushu ni iki? Umuntu umugabo ufite ubwanwa butubwo bwawe yabango ni umukunzi w'abakobwa. Ni umukunzi w'abantu bose bamukunda ariko umushu. Umuntu umugabo ufite ubwanwa ari umushu. Yegera gutya. Ndavuga ibyanjye nawe uravuga ibyawe. Ndavuga ibyanjye. Sinzi impamvu mushyigikiye njye ntabwo bishyigikiye. Si mushyigikiye njye ikintu nashyigikiye rero. Impamvu nimo nabwira jihad. Hari impamvu mukatiye. Reka nkubwire. Umugabo nyamugabo n'agatarana n'undamaga. Amagambo avuye mu bagore muke mu bagabo. Ibintu by'ubugambo by'ubusutwa byo guterana amagambo byavuye mu bagore byagiye mu bagabo. Kuko abagabo nibo bahoraga baterana ubuntu nako abagore baterana ubuntu bw'ubugambo yantwara umugabo yamvuze mvuga nkande ngwino hano bivuge bisubiremo. Ubwo bugoryi mu bureke urumva mugira umwanya wo gushaka imirimo no gukora ibikorwa byiza. Kera abagabo bakoraga imirimo gusa amagambo akaba make. Ibikorwa bigaruta iki? Amagambo. None amagambo asigaye ruta ibikorwa. Jya tuza umwihorere. Ihorere ndeze. Gasuku. Nese unaweza tya nk'ikidamu. Inde gasuku se? Yena nk'ikidamu. Ahubwo gasuku yikunda icyo kurya. Yena nk'ikidamu. Gasuku yikunda icyo kurya. Buri wese akunda kurya. Nese nushakuna banzone. Nese nabyakoranye n'abandi twajya bananiye. Niwe kurya byakoraniye. Uzuko n'abandi byabananiye. Kurya ntawe utarya. Kandi utakora ntakarye. Icyo nshaka kureba ni iki ngiki. Yego. Ndimo kureba abantu bava ngo uriya mwana ngo yabyaye nakana gakana kare uyu muntu n'uyu. Uriya mwana rumwana kana gakana ngo yabyaye n'umuntu uyu n'uyu. Muri butsa abanyarwanda kugira ngo bakomereke mu mitima yabo. Ese urumva umuntu azi icyaha cyundi. Cyuko ibyo bavuga ntabizi pe. Ninde uzi icyaha cyundi hagati. Nshaka kuvuga haje ibintu ngo byamoko. Byamoko na YouTube bahora bavuga ibyamoko kandi gahunda ya mbere turi abanyarwanda pe. Abanyarwanda nibwo turi abanyarwanda bujuje ibyangombwa. Ubwoko ni ubunyarwanda. Ubwoko ni ubunyarwanda. Ntabundi. Urumva kandi ubwoko ni ubutore. Kuko iri intore nyayo. Ese barimo barahanganira kujya gusura barwe kwa muganga babashyira agafuka k'umuceri. Ibyo ngibyo niyo bikoze bashiraho batwara kamera. Kugira ngo byerekane. Kandi muri biro n'umuri kwa baravuga ati nimutangije akaboko k'iburyo. Akimusane kabimenya. Barakoze cyane. Ariko bo batwara kamera. Kugira ngo none icyo kigano bakoze bakibone imizindi nyungu. Twawe nka Brian bajya gufasha abana Nyabugogo akamungu musana bakabana ibiki akitwaza simbi akitwaza amanoza cita akitwaza amanone nabandi muze murebe. Ubundi abari mu nyungu. Abari mu nyungu. Ngenze kwihanangiza tunabivaho. Je kwihangana none angacira urubanza rwanye nimukomeza mugakomeza ubwo bugambo. Nabakatira imyaka ibiri isubitse. Gasukutu mukatire. Namukatiye ibiri. Isubitse. Nako amezi abiri asubitse. Ariko nta kintu arengejeho. Ariko jadira mukati umwe usubitse urumva. Radoro umuhora iki? Ndashaka guterana amagambo na Gasuku. Kumbuga ngo niba Gasuka muvuze undi namwihorera. Ceceka umwihorera. Yego. Kuko numvuga ngiye nka ceceka. Nzaba nguciye iki? Ariko nuvuga ari nkavuga. Nzaba nkongera iki imbaraga. Yego. Mwabagabo ngo ko muri abagabo ariko umwe mbona afite amabere nk'abagore. Agasuka akunda ibyo kurya. Kuri kamera ye abari ibyo kurya amatapati amapiza amayahurute buri kimwe. Ko nakurya ni pilawu Gasuku kunyamarorozi. Abafite isafuriya yuzuye ibirayi Gasuku nanone n'ibisupu by'ubunyobwa inyama. Gasuku nanone ni umukirepe. Ni umukire nyine gukira. Gasuku afite utwari tuye dutaruka Nyamirambo. Yego. Za Bugesera afite amasambu afite n'ibiki none imbwa z'inzungu zigera mu miliyoni. Kandi none akabwa gatoye amafaranga kaguze urumva kaguze nk'igihumbi cy'idolari gato. Yoracyo bivuze yabari uvango umushinga yavuze ngo ni inzungu nibura nizazi niboza. Ndavuga yabari inzungu z'inka nibura zitunze abanyarwanda. None izo ngizazi gurisha ntabwo zimuteza imbere. Izo mbwa nta kamaro ziteye igihugu. Muri Amerika urumva afite imikorere ya danje. Nose nyanga amere nka Dumba nubwo Dumba temibiti akaba ari gitinganye kera aho ngaho Dumba wabyemera ko mutinganye. Igitinganye kiri. Wabyemera ko mutinganye. Yego
ikada iri buvumbi kumuvumba ntuzatinye kuko njyewe muri mashini yanjye harimo byinshi bigiye bitandukanye na settings. Okay, tunabaveho batatu turamwaka kwa gatanu ngo wari tubacibaza tuzagaruka mu kindi kiganiro. yego Rero ngiye kubona mbone Annette Murava mbone na Bishop Gafaranga akongo cyafunze nyuma yaho Bishop bamukatiye kamera 3 n'amezi 30 asubitse ikada 30 jours hari hakurya mu Bugesera barayifunzwe amakuru akagera ku mihanda umugabo urumva umugore yaramufungishije none hari uwigize inshanutsi wa mugabo reka mukatira 5 nasubitse bantu muvuge Pastor Claude ngukatira 5 isubitse ukiri hanze anavuze ko yire ku rukiko abantu baravuga icyongereza abaturage b'Urubavu umutekano wose ibintu birakomeye yahunze none abantu baze kuvuga icyongereza abarana n'igiswahili ngo mimi naongea Kiswahili ngo naona abarakotoye muri content urumva ari mu murongo wa jihad ubundi ari ukuntu umuntu yibonekeza kibonekeza Claude ni umuntu ibonekeza nagare mu mwanya nta mwanya arimo pe nta n'ibirindira afite ari no mu nkoko uri mu nkoko kandi bawukonyora ubura nureba nabi nuko nagare mu murongo muzima nari mwarambuze ngiye kuzanya gabanyurwenya nzajya ntema nasakaye nukazaza ngo uri umunyamakuru yego ari mu nkoko none se nagare mu mwanya no mu nkoko uzareba uburyo hano hose noneho yagiye kuvuga abantu akagira cyane ubutitezwa n'iki nabyo bavuga byo kuvuga hano saba n'icyanjye Claude rero n'abantu bose mo kuvuga Gafaranga nabi ajya gutereta Annette Murava uri umuntu wubatse nawe uri umugabo wubatse ndimo nawe umuntu wubatse sibyo uyu urugo rw'abagabo rw'umugabo n'uyu mugore umugabo ageze gutya arafunzwe umugabo agagiye mu rukiko urumva ageze mu rukiko abandi bati n'abakorode n'abandi bose bahoze uvuga mu kanya batari mu mwanya abaraje batangira ubugamba bwabo baciye urubanza badafite amakuru umugore ngo yaje ngo imodoka ngimana umwanya ngiri imbere y'urukiko ngo urubanza ngo barushire mu muhezo urumva baje kubishyira mu muhezo Annette Murava ngahita ava ngo mu modoka ngahita yinjiramo ngo igakara bamufungishije kuza ngo urubanza rw'umugabo we nta cyakirimo kuko nta cyakirimo kuko bavuze ko urumva bagagaje ko umugore yatanze ikirego cyo uburyo yahoraga atotezwa akubitwa aya makosa bafite none akaza ni makuru yuko avuga ngo Bishop Gafaranga ngo yahoraga yereka umugore we porno yego urumva ibyo ngibyo byose urumva ndimo ndabyumva wabyumvise hanyuma ibyo byose birangiye aho ngaho urumva tuya tureba ibyo ngibyo bigiye bitandukanye ikindi kintu rero kiri aho ngaho bavandimwe banjye bagabo bagenzanye mwubatse umugabo mbwa aseka imbohe umugabo mbwa aseka ki imbohe tukomeze mu byacu umugabo mbwa agira gute aseka imbohe umva rero mugenzi wawe nafungwa yamara gufungwa yaba afungishwa n'umugore we yaba atamufungishije cyafungisha umugabo buri mugabo wese azafungwa n'umugore arafungwa n'umwana w'imyaka 12 hari abo bita abamineri ngira ngo urabazi yego hari n'umubyeyi bafungana n'umwana we hari no bavuga afite inda akabyariramo nawe yarangiza urumva agafungwa urumva nimujye ngo mufate Gafaranga nubwo yaba yarakoze amakosa ngo mumucire urubanza si muri abacamanza icyaha n'ikimuhama kizamuhame argisheni izacika ataye Gafaranga simuzi nawe twahuriye Annette Murava nawe twahuriye simuzi mbamura ku mbuga nkoranyambaga arimo cyane ndirimbo ngo mana urumva turindiye umuriro uyu muriro w'ibibazo uyu muriro w'amagorwa kandi ngo kijya ngo Pastor Claude ariko Pastor Claude pasiteri nka pastor wawe ni wa mupasiteri twa Joel aba banini ngo mbona bari hari yikoreye ibuye ateka umutwe mana n'abagabo b'imitwe nimba na Bishop Gafaranga ariko siyaka kuri ruhande Gafaranga umubwire ko toye Gafaranga wemera ko ari pasiteri cyangwa ubyemera nkubwire impamvu yitwa Bishop Gafaranga ari pasiteri iryo Bishop iri kuyihe ko nta bubasha yari yerewe
ni ukuvuga ngo urumva uko insengero bimbwire uko insengero zafunzwe urumva zigafungwa hafunzwe ifunga insengero zidafite ubushobozi umuje nko kwa pastor Muteze kwa pastor Nuza Kabanda pastor Kabanda urumva ari minyone hari Julien urumva baragize barafunze nawe wabonaga bago content twabona bagakubatiza abantu kujya mu mazi cyo bita content hari content nyine twarazi ko content turazizi so umaze muri content nta content wakubeshya wazumbeshye iki urumva wazumbeshye iki urumva no kuvuga rero mwabavana nimwe murashira urubanza gafaranga no urashira urubanza gafaranga urumva nukuri wa mugabo we aho uri hose aho uva ukagera urumva wireye mugenzi wawe nubwo yaba yakoze amakosa ahubwo bano bantu barimo barikiperereza oya ntabwo bakwicipeza kuko impamvu se biragera hariya urumva bakavuga ibyabo ari bibire mu kazi n'ubushinjacyaha buri mu kazi urumva barimo barareba ese koko kino cyaha cyarabaye ese kubera iki urumva nimba bagendeye kuvuga ngo urukiko rurategetse ko Bishop Gafaranga yakubise umugore we yamuzaga ku nkeke amubwira ko azagera gutya na gutya urumva tumanishije ikiro cyo kuba dusaza kimuhama cyari cyamuhama se oya ntacyo mama ari mpamvu mu minsi 30 y'agateganyo cyo mwiperereza bakamana iminsi 5 urumva kuba yajuririra ntago rero tukwiye kujya hari yacyubahiro urumva ngo ducire abantu urubanza pe mujye muri komateri imana avugana umujinya twakonye icishwa uzikishwa ucishwa tanazayicishwa gucira umuntu ubanza koresha umunwa wawe wumva umutima urimo ibibuye uremereye nawe ejo ushaka gukora kosa gatoya kaburagiye ngo musabe muzahabwa mukomanga muzakingurirwa ni ukuvuga ngo rero urumva ni ukuvuga ngo rero abadukuriye kameramani nabo natoye ariko turangaza urumva ni ukuvuga rero yaba Pastor Claude n'abandi bagiye batandukanye urumva mutubabarire mwihangane mureka gukomeza gucira abantu rwa pirato ukejo bundi nawe uri umugabo tuzafungura kamera tuzo tukota nk'ukota abandi ntabwo tuzi ko umugore wamubanye ushobora kumwihangane ko ariye batazakwihanganira oya se ntabwo ujya kumva uburyo yari yarataye abana afite abana n'umugore indese kaje Claude yarataye abana ibintu y'agapfe ntabyo se waruzi urumva reka twumve Annette Murava mu byatangaje nyuma y'uko asohoye ikiganiro bavuga ngo yashyizweho pressure urumva n'umuryango wa Gafaranga kugira ngo aze kuri channel yanditseho Gafaranga na Murava barafatanyije yewe wumve kuri YouTube na Bishop nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye abantu bakomeje kudukurikirana abantu bakomeje kudukunda kuko ndabizi ko bahari kandi iruhande twabaganiriza kuko abakunzi bacu nta kibazo mfitanye na Bishop nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu adakunda wenda nko kwicara ngo arebe ibintu byose gusa numva ko hari ibintu byinshi bishobora kuba bivugwa ariko ndatekereza ko mu muntu uwo ari we wese waba uri kuvuga ntawe nicaranye nawe itekerezeho rero wumve nimba nta kiganiro twari twagirana ukaba ushobora kwirikodinga isaha yose cyangwa se itekerezeho nimba nyine ntaringize nk'ikiganiro ngo untereke kuri kamera yawe ugire ibyo umbaza utari mu rugo rwanjye ugafata amasaha yo kuri kodinga umvuga arakurabuye kandi ntarigeze nkuganiriza Bishop atarigeze akuganiriza ariko ukaba ufite ikintu uri kuvuga nawe byibaze ntiturahura wenda n'ishusho yawe n'isura yawe nshobora kuyibona muri iki gihe irebe rero ushobora kuba wamara isaha ufite ikintu cyo kuvuga utabwiwe na nyiracyo utabizi utabihagaze wenda none se reka mvuge uru rugo uyu mugore wese ko uyu mugore arimo kuvuga aya magambo kumva nyine ko ibyo avuga no ukuri sibyo uriya mugabo yaje gufungwa afatika iki cyangwa afite ikindi cyaha azira ku rundi ruhande wasanga afite ikindi cyaha Gafaranga azira kidaterahuye n'ibi ngibi kuko Gafaranga urabyibuka ko urumva muri ya kampani rishinzwe kugurisha imodoka bavana hanze banagurisha Gafaranga yari yahabamo n'imodoka urumva yo kugendamo n'abafite uburenganzira bwo kugurisha nyuma yaho urumva yakoze n'ubukwe abana n'umugore we nta muntu wemewe gufata amashusho n'amajwi
kereka kuri kamera yande ya Bishop Gafaranga n'abandi bantu by'umwihariko ubutabera bwo buvuga ko azira iki ubutabera byo butangaza guhoza ku nkeke umugore we ngakahora mukubita urumva n'ibyo bitandukanye ubutabera gatunda bireke ibyo bitareka tubeka ibyo afungiye ntabwo turakimenya ijana ku ntabwo kiramenya niba nuko bamukatiye niko tuzamenya ngo tuzamenye ukuri nyamukuru njya kwihana no kwihanangiza nanshyiraho n'akadomo kuko namwe nimukomeza gutyo nzaza mbacira urubanza narabakatire aho mugere muhagere muceceke gusa kamarade wowe uri kuvuga ntabwo wasanze umugore wawe tuntu twose two mu nzu yaduheshye yambaye yacucuye akabura iki gendaga rwajya utamusanga ntabwo witabye bakakubwira ati oningi gutya tureguha uraje witeretse ku macano yatara yawe y'abandi uravuze nyamara aho kubisinkwa n'umukebe urenze urugo sha mutuzi nimba wabuze ibyo uvuga se ntabwo umuntu urya ava kurya ajya gucira umuntu niyo mpamvu iyo ntacyo muteze kuva mutazamara kuri ino cano niyo warabuze narabuze dusindi hose mukanda upload turi kuwa 5 tariki 16 2026 mwisubireho pipa rero ngo nisubiyeho ndashaka kubundi utandukanye n'uwawe niwe utandukanye n'uko nari meze icyo gikorwa nicyo kizivuga mwisubireho uko biri rwose yego mureke inzego zikore zitange ubutabera mureke umugore n'umugabo aho babure nago umuhanzi ibintu by'urugo hari igihe ngo ujya gukiza ubwo bari kurwana n'ingumi ku ngumi ngewe nzi amakuru kwijana yuko umugore yarwanye n'umugabo umugabo ajya gukiza umuturage batamuca akaboko urabizi byabayeho cyane ngo bibaho man cyane rwose barapfa byabo ujye kubyimba cyane nubwo guverinoma y'u Rwanda urumva yarebye ko batara abagabo hohotera abagore babo kandi umugore n'umutima w'urugo kandi umugore n'imfura mu rugo kandi umugore niki ni urubavu rw'umugabo kavuga ati mwabwo mu kubita abagore muri ibigwaye uzarebe usiyako urugo rwavuye mu mugore niryashiga ni amashiga atatu urugo rwavuye mu mugore niyo waba ufite ibyisi yose udafite umugore yagiye yarahari ibyatsi bibera mu nzu amafaranga akagenda isamo kagurisha ntanya kakanya sinze gufura ukajya mu nzu ugasanga ameze nko mu kibuti akakanya sinze gufura sinze guteka bara nk'umugore agiye nk'ahantu kamara icyumweru uri wenyine mu rugo n'abana asanga mu naharuzemo anakonda nyinshi cyane anakonda do byabiyo kemeze gutya reso tarazarambonye anakunda mu nzu bajya ngo ni mu kiraro rero abagore rwose bagabo mwikubita byabitinganye bagabo mwikubita bagore mwikubita abagabo mugore tanga keya bitinganye namwe mubivemo kuko turimo turabafana murimo murakora kuri channel ya Sabe neza mukoza amakote cyane kuko murimo neza ngora ariko buriya bari mu murongo mwiza ko nabyare bitinganye ariko byatwumisha ntabwo najya sante z'umugabo buriya mugenzi wanjye gasuko yaravuze iyo rero bambwiye kuri live yumva ari live kuri YouTube channel ago yitwa Tashinga ariko Tashinga barambwiye ngo nawe ufite ngo byane birereta nk'iby'abagabo nibyo nakora gasukuri ikibwa nawe ako mpanga mze nkanje wavugira narwo waratukana nta mugabo urumva nta mugabo ugize gutukana urumva nta n'inkuru urumva ibirimo ikiba gihari rero mwana cyubahiro tunabivaho tujya no ku bya kazungu urumva tunasoza ibyo ngibyo urumva nta muntu umugabo ukwiye kugira amagambo ugasanga abajyama biciye mu kabari baragana n'abandi ugasanga biciye muri resitora baragana ngo umugore wa mugabo ngo umugore wa niyo mpamvu ngiye ku mihanda urumva ku mihanda umuntu uzapfa kubona umugore wanjye akatakata gutya
gutya bizagorana pe kubera ko urumva nunamuze no kuri YouTube wazamwota umva ngamuterekana ku ntebe amuvugisha ntabwo yabyemeye abyemeye tufunga reka y'ibitabo dusubire kuri Kazungu noneho Kazungu ati ntaho ntandukaniye n'imbwa yo mu muhanda ndasaba imbabazi umukuru w'igihugu ndasaba imiryango y'abo nababaje ndasaba ababyeyi we nakomerekeje ndasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ibyo nakoze byose ko nanjye atari ngewe mungabanyiriza ibihano burundu iveho ariko byarangiye ibyo yavuga yari Kazungu ati aho natambuka imbwa aho imbwa yatambuka sinahatambuka twumve umunyamakuru mugenzi wacu ukorera ikinyamakuru gikorana mu Rwanda kigakorana no muri Amerika we yarahibereye ariko ahangaha twarahageze dusanga urubanza twitego ko Kazungu ari buhaze dusanga atahaje ariko yari yambaye impuzankano yaje mugoroba yaje ngora ko nyine gahunda zarangiye ariko yaje ngo yambaye neza cyane nkanabyibushye yashyizeho n'ikote rwose rimeze neza yaba nko mu Bushinwa bari kumuca mu stade bakamukubita mpaka apfuye bagahita bamwemeza bumva ibyo yatangaje agaragaza mu bujurire nyamara nongere mbifuriza ibihe byiza mwe bakunzi b'ibiganiro ndi wireze mu bugenzacyaha ndetse gatoya Faustin Murangwa ati garunyuma gato Murangwa yasabye ko hazashinga bakane umuca ake ni mu gihe umwuka mubi na ibyaha byose arabyemera akabisabira imbabazi mu mwaka ushize wa 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwakatiye Kazungu igihano cy'igifungo cya burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Eric bagira ubusa aratugezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo n'ububwa, aho imbwa yatambuka sinahatambuka, ndongera gusaba imbabazi igihugu, ndasaba imbabazi umukuru w'igihugu kuko ndaramutengushye, ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda, ndasaba imbabazi n'inginga ababyeyi abana kubyo nakoze. Usaba imbabazi ari inginga agategereza ntiyiha, uhana umwana ntakoresha ikibanda akoresha umunyafu. Ayo si amagambo y'umunyamakuru bwite, ahubwo namwe mu magambo ya Bwana Denis Kazungu yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rw'ubujurire yasabaga kugabanyirizwa ibihano. Ku isaha ya 3 zirengaho iminota 19 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inteko iburanisha yinjiye mu cyumba cy'urukiko. Kazungu agombaga kuburana ubujurire ku byaha by'ubwicanyi, yari mu muzankano w'iroza iranga abafungwa yaregejeho ikote ryayo, yari yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara ndetse n'agapfukamunwa. Umwitegereje ku masura, Kazungu arakomeye kandi arabyibushye. Umucamanza yabanje kwibutsa icyajuririwe na Denis Kazungu wunganiwe na Maître Faustin Murangwa wanamwunganiraga mu mategeko kuva ku rwego rwa mbere. Umucamanza yibukije ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 3 2024 ari bwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Kazungu ibyaha 10 birimo iby'ubwicanyi buturutse ku bushake, rumukatira gufungwa burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10. Reka tugarukira. Yego. Hajya ngo ukubita umwana unanga mukubitisha urafata iki wana ngo afata umini. Sha. Sha. Kututse. Go sha. Sha. Iki? Turiyo ukiza ni mpamvu ugize go aruka mu Rwanda nkiziye iwacu mu Rwanda n'amahoro. Simana wakujya mugaruke muzi wakujya musike wajya ufata umugoso kumwishe njewe rumva uzi nje film nkunda film nkunda ni film itwa ngo Ryan Hart Ryan Hart gayikunda Ryan Hart uzikubaye nk'umusike wajya ufata yakurwaye ugahita umukubita sasa oya ntago nakihorera ariko ngengera umuje nk'intare ku intare ro bidafata mu gakoro ariko ngeri kazo njewe ariko abadukurikiye reba gufata umutegarugori mwana mukobwa none se ko yavuze ngo uhana umwana ntakoresha ikibanda abana b'Abanyarwanda yishe kujya koresheje ikaramu n'amapesi n'ibindi wafataga ikaramu gashyira mu mazuru ukagatera makasi ubwo kata urumva ukamuteka ukamurya abantu 14 bose ibintu birenze umuhinde abantu 14 bose wishe nabane bose wishe niwe muntu wa mbere ngo kwisi niwe muntu wa mbere kwisi wishe abantu benshi kuko wishe benshi yice 14 nako 12 Kazungu yice 14 niba wa mubyeyi umwana w'umukobwa sha umwana w'umuhungu nako
arangije afata ibyangombwa akabigenderaho. Kazungu 2008 yarashinze ikigo urumva cy'abana badafite ubushobozi cy'ishuri. Kazungu yigiye n'ibintu ngo bijyanye n'ubuganga. Umuganga nk'abira byo kwica umuntu icyaha cy'inkomoko kibaho shumira cyangwa indwara zo mu mutwe se. Kazungu urumva Kazungu abwire presidente w'urukiko ati ufite baro n'ikigo n'icyaha tugure baro ni gucika akazi birakureba. None agarutse nyuma yicisha bugufi. Ahubwo yaravuze ati kamve muri gereza y'amageragere basi banyanye ngere niba nota n'akazuba n'imiyaga nyifate rebe n'ikire cy'ubona kure kimeze sha. Mwagiye gito hari igihe uzarwara indwara ikakubatuza ariko uzaba ugiye neza. Kagame no bajya bavuga Kagame n'umugome ko ntaga umva nyine ni bya bindi by'iyo bya bindi bya mukanyiko nabo bita na bya bindi biri aho ngaho hakurya nabo bita bahawe mbona kuri TikTok kubakora indirimbo baririmba ngo tuzabazana nk'abari kure bose tuzabazana abashaka bajya bazana gake bati ndumva gake ndabazana akavuga ati mfasha abanyarwanda reka ngutese ejo rero ndimo kuza mvuye hano nakubwiraga muri nariti ko nka 500 zishoreye babure bashaka gufata Kigali bayiciyemo babashoreye batashye ego sha ejo nabonye bambaye imyenda ya Kongo bari muri bari bagiye Tanzania nibo babajyanye se bagiye Tanzania nabo muri ingabo za SADC ejo military y'u Rwanda zishoreye havuga ati bari badogeze ku muhanda gutya ngo banze babashore bafite ibyayo no mu byabo byambaye bagiye muri rituko shaba bagiye baragenda bara televiziyo shamba mu modoka shaba kandi ngo barabaza ko bitazaba byategereza dukuru bava ngo uyu mujyi bazawufata ro ucuma woshoreye bango kurisha nari vango zafata Kigali ugahecuma gushoreye ariko bajye bemera ko zifite umusaza nyakuwa president wa Republika Paul Kagame ndabizi ko tureba uwo rebe imbuga nkoranyambaga mu byeyi wacu ntuzadusige urumva ntuzabati ngiye mu zabukuru ndagiye oya ntuzazigemo urakabura n'imbaraga numva ntagasaza katumarire ntugashaje rishema rishengura ntugashaje rushisha rishanga nago wigera kuganyira intwari yitwaje rugori ariko nanone yanyuma agiye musaza n'izabukuru mu myaka nk'ijana reka unasaze shema ry'ababyeyi imitsi yawe yaratugaburiye ntugashavure urarenga mpinguka kuko utaransize mu nama ariko bureka amaze kana batoye uziko Kagame njye mara ku gice kimwe taro wajya gusoma umuntu afite izindi mbaraga zimeze ubundi buri reka ngubwire wasanga arumva harahore n'intumwa z'Imana Imana yabonye u Rwanda ibibazo byahuyemo kuva kera mu gihe cy'ubukonde kuva kera bati reka mba ariko murabyibuka n'ubutu iminsi 30 iminsi 70 yo kwibuka 90 iminsi 100 yo kwibuka urumva umunyarwanda kakanye yakora ko umuntu aryanye mu muhanda sharimo aragona nese umuntu azijo arimo aragona mu gicuku nindi mukoraho porya ejyano hiyo mu gihugu cy'abaturanyi yababwe yakubona kubona uburyo umuntu uhagaze cyo mu gihoro meza ari banakunyegeza meza ari yicadike araho najye mbona mo kunywesha kanyanga n'amandaza ahitse karatini kwa ndasa kabati nk'uno umusirikare Kagame yaravuze ngo kwihora ntimuzihore ngo twafunga nafasha abana b'abasore bashaka kwica abantu bishe imiryango ngo bihore afite imbunda ngo musigeho mwikwihorera ndababuze ngo bana barayimvira ngo bamwe bakansugana bagiye bati ndamurasanye bite mu ndasa ngo bamwe batakabafunguye ko kuri iki gihe bibona ko bagitangiye kugenda gake we bamenye bamenya erega nabo iyo bareba aho tugeze aho Rwanda rugeze ayo masaha erega nabo bafite ishyari urumva ryo kuba baza ariko se bazaza amaraso yabo bamenye urumva byakundira tubazana tubacumikira hakurya cyo umusozo nari ijambo wavuga twavuze byinshi bigiye bitandukanye kandi by'ingenzi by'ingirakamaro yego naje tunyuraho mwakore subscribe kandi tuzatuza mu busesenguzi ndetse n'abantu bazatandukanye n'ibindi biganiro bise birahari nawe ushaka kuba waduha inkuru cyangwa se inyunganizi n'ikindi waduhamagara kuri iyo nimero kuri WhatsApp iriho wanahamagara tukukwitaba ariko nanone cyoye
abanzi bacu reka nsoze ushaka kuko bakatira se nabo urukatira amazasumane ubwoba inuzika ntacyo uzantwara abanzi bagiye asubireyo birukayo ariko bera ngo umuntu afite abanzi ngo barimo gutwika ngo bari mu murongo wese kakanya se yego barabakatira uri mu muro baraza ko byagiye mu nkoko ngo byari mu nkoko cyane rwose ngo byari byagiye mu nkoko uze mbasasire muryamye nese ubu bari bazi byari byabananiye abavuze amagambo ibi tubikesha iki ubuyobozi bwiza yego bwegera iki umuturage gukura amaboko mu mifuka kwihangira iki imirimo urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu kandi urubyiruko kandi vuba turabashimiye cyane mwese muze ku kiganiro turabashimiye mwese mudukunda mukanadukurikirana turabashimiye inshuti zanjye abanzi banjye ndabakunda cyane ku mutima ariko ngira nguriki ariko kugira gukora ako kantu kubera iki gasobanuye iki kenshi ukunda kubikora suze umwana wari ahakurya umwana wari ahakurya amaye nyamara nawe bazakwitondera ndabona alo papa bonelo telefone kansuhuza umuntu uri muri Saudi Arabia w'inshuti yanjye w'umukobwa witwa Angela witwa Zawadi oya nabakomanga oya nuko bandikisha kumushinga yego ndi kumushinga Zawadi ndagusuhuje nawe Angela uri Saudi Arabia muri Oman ndabasore cyane ariko nashimira abantu badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada Saudi Arabia muri Oman abarundi mwagiye kansuhuza umutane barangije promota Andesire cameraman tuze koresha umwanya aba n'abanyamakuru bagenzi banjye Isaac kandi gusuye cyane ariko nabavuze ko byagenze nimuzijya mune bakeguye mwigishije turashimiye cameraman tuzamuvumba aho tuba twicaye gucya abari inyuma nubwo turangazaga ariko turangazaga afite imyumvire ya gitindi ariko tugomba no kuzamuka yatwagaje cyane ariko ikisubireho aratara umwana rega arimo amagenda asimbura ariko nanone nawe arimo kwiga arumva kuba yaba umusirikare w'igihugu yego urumva ko ari byiza uzarukorere kandi bizagenda neza imana ikurinde rero namwe barebe ya service